bikemure na Easy Loan. Habwa agera kuri miliyoni imwe y'amanyarwanda kuri telefone yawe. Ibi ngibi Equity Bank iduhaye itangazo none aha ngaha ubu ngubu ndimo ndabikubwira, iduhaye itangazo rivuga riti ukeneye amafaranga byihutirwa hamwe na bikemure na Easy Loan. Ubu ushobora guhabwa agera kuri miliyoni imwe y'amanyarwanda kuri telefone yawe nta ngwate usabwe. Mobile, ukurikize amabwiriza uhabwe iyi nguzanyo mu gihe wujuje ibisabwa. Wow! Aha ngaha rero muri Equity Bank bamo batubwira ati hari inguzanyo yaje yitwa bikemure na Easy Loan itanga guhera kuri miliyoni imwe y'amanyarwanda kuzamuka. Rero aya makuru ndagira ngo nereke buri muntu wese uri kuri ino channel, umwereke uburyo ushobora kuba wakwibonera amafaranga guhera kuri miliyoni imwe kuzamuka ukagera kuri miliyoni zigera muri 50, ukaba wakwibonera inguzanyo nta ngwate kandi ukabikora kuri telefone yawe utiriwe wirukanka ujya gushaka abantu babigukorera. Wow! Aha ngaha rero reka tube twatangira. Iyi nguzanyo yitwa bikemure na Easy Loan. Habwa agera kuri miliyoni imwe y'amanyarwanda kuri telefone yawe. Ibi ngibi rwose ndakeka nta muntu n'umwe utari buze kuba yakwishakira iyi nguzanyo. Icya mbere, ushobora kujya kwiga, ushobora kujya kugura ibicuruzwa byawe, ushobora kubaka inzu, ushobora kugura ikibanza. Mbese aha ngaha twese twashyizwe igorora. Reka nkwereke rero uburyo bikorwa tutiriwe dutinda mu mayira kugira ngo video itaza kuba yaba ndende. Mbere yuko nkwereka uburyo bikorwa, uburyo wakora kuri subscribe, utukure no kunzogera kugira ngo turusheho kubona. Turasubira inyuma ubundi hasigaye tuze aha ngaha dusanzwe duhamagarira. Umuntu wese arahazi. Niba ufite telefone y'amatushe uri buze kuba wakanda iyi mibare. Niba ufite nawe na telefone ya touch nta kibazo, urakanda iyi mibare akanyenyeri na gatanu urwego. Iyi niyo mibare tugiye kuba twakanda. Noneho urahita ukanda kuri simukadi wahuje na Equity, yaba ari MTN yaba ari Airtel, hose biri buze kuba byakunda. Noneho aha ngaha turi kugera, aha ngaha barita tubwira ngo amafaranga asigaye kuri konti yawe, kugura amayinite, kohereza amafaranga, kwishyura fagitire, kugura ibicuruzwa, kwiguriza. Noneho aha ngaha rero hano kuri 5 no kuri 6 ni ahantu heza cyane, kuko kuri 5 barakubwira ngo ni kugura ibicuruzwa. Aha ngaha nushaka kugura ibicuruzwa, aha ngaha uri bukanda hano kuri 5, ariko hano nushaka kuguza amafaranga uri buze ukande hano kuri 6. Ni ukuvuga ngo aha ngaha ikintu aha ngaha ngiye kuba nabwira abantu nuko aha ngaha kuri 5 uraza ukandeho, urakandaho hano hasi ushyiremo 5, ubundi urebe ibicuruzwa byose ushobora kuba wagura ukoresheje Equity, konti yawe ya Equity. Ni ukuvuga ngo aha ngaha kuri Equity ibintu byose birashoboka. Reka duhere hano hejuru. Aha ngaha hejuru nukandaho bari bukubaze konti ushaka kureba amafaranga ufite kuri Equity yawe. Aha ngaha urahita ubirebaho. Noneho hano hasi numara hano hasi nushaka kugura amayinite, yaba ari kuri MTN yaba ari kuri Airtel, uri buze kandi hano ugura amayinite. Aha ngaha rero hano mu kugura amayinite, aha ngaha no mu kohereza amafaranga, aha naho nushaka uri bwohereza amafaranga uyakura kuri telefone yawe uyashyira kuri konti yawe, cyangwa se uyakure kuri konti yawe uyazana kuri telefone yawe, hamwe no kuba wayakura kuri telefone yawe kuri banki yawe uyaha undi muntu. Tuvuge wowe urimo kureba ino video ushaka, wahita ushyiramo nimero yanjye ukaba wanyohereza amafaranga. Equity Bank ibi byose yarabikemuye kandi yarabyoroheje. Noneho numaza kuza hano kwishyura fagitire, aha ngaha kwishyura fagitire igihe wenda ushaka kuba wakwishyura amafagitire y'ahantu wagiye ufata ibicuruzwa, cyangwa se amafagitire wenda kwishyura amateleviziyo, kwishyura amazi, kwishyura umuriro, kwishyura ibintu nk'ibyo ngibyo, nabyo uri buze ube waza ube wabisanga aha ngaha. Noneho aha ngaha rero kugura ibicuruzwa, igihe cyose ufite ibintu urimo gutumiza mu mahanga, cyangwa se ibintu urimo kugura hano mu gihugu cy'u Rwanda, nabwo uri buze hano ube wagura ibicuruzwa. Noneho twe icyatuzanye aha ngaha ni ukuza kureba kuri 6, aha ngaha kuguza
kuguza amafaranga wowe ushobora kujya kuguramo ikibanza ugakoreshamo imodoka yawe, ukishyuramo abana ku ishuri, ukaba wagura inzu, ukaba wajya gucuruza, ukaba wajya kugura imyenda, ukaba wajya kugura telefone, ukaba wajya kugura. Ahangaha rero niho kuguza amafaranga. Ahangaha bagahita baguhereza ya miliyoni nakubwiye, bakaguhereza miliyoni wowe ushaka. Ahangaha rero ni kuva kuri miliyoni imwe kugera kuri miliyoni 50. Rwose abantu barimo gufata amafaranga, ahubwo wowe urimo gutinzwa n'iki? Noneho reka tube twakomeza turebere hamwe uburyo ibingibi noneho bikorwa, kuba wakwiguriza amafaranga. Ahangaha rero baratubwira ngo ni ukubikuza amafaranga. Kubikuza amafaranga yawe ushaka uri buze hano ube wayabikuza, barahita bakugeza ku agenti. Twereka turebere hano kuri 6 mu kuba twakwiguriza amafaranga. Turi bwongere dushyiremo gutya, noneho tujye dukanda hano kuri simukadi. Tumara gukanda kuri simukadi turi buhite tuza dushyiremo 6, turahita dushyiramo hano 6, turashyiramo hano 6, tumara gushyiramo 6. Ahangaha barahita bakubwira ngo kwiguriza. Ahangaha nibyo bari buhite badushyiramo. Noneho ahangaha tuhite reba inguzanyo usigaranye. Ahangaha igurize, ahangaha reba inguzanyo ntarengwa, ahangaha kwishyura inguzanyo. Noneho ahangaha reka turebe hano inguzanyo. Aho ni ukuvuga ngo iyo wageze ahangaha wenda tureke hano kureba inguzanyo twemerewe, tuhite wenda tujya hano kuri ahangaha kwiguriza, tuhite twiguriza kuko dukeneye kuguza amafaranga, ntabyo kureba. Ahangaha rero twongere dusubire inyuma ho gatoya, kuko urabona ko ntabwo bitinda njye kuko mba ndimo gukora uburyo bwa video, nyine ntinda kugeramo bagahita babikuramo. Ariko reka twongere dusubire twihuse cyane 6. Noneho ahangaha tuhite dukandamo kuri 2, niho tugeze kuri 2 cyangwa se no kuri 1, ariko dukoresha 2 kugira ngo turebe iby'inguzanyo. Noneho ahangaha bahita bakubwira ngo inguzanyo. Ahangaha bahita bakubwira ngo inguzanyo zayo, inguzanyo. Urumva ahangaha bahita bakubwira ngo ecosystem loan, aha bakahita bakubwira ngo merchant loan. Aha rero ni ukuvuga ngo ahangaha reka tujye dushyiramo 1 kugira ngo tureba inguzanyo byihuse batari bongera kubikuramo. Noneho ahangaha barahita bakubwira ngo hitamo inguzanyo ushaka gusaba 1. Urumva ahangaha rero urahita uhitamo, njye reka mpitemo 1. Ahangaha ni inguzanyo 3 z'ibice 3 bakubwira. Noneho ahangaha bagahita bakubwira ngo umunyamuryango mwiza, ikigero ntarengwa cy'inguzanyo wemerewe ni 0. Ni ukuvuga ngo ahangaha kuri ino konti njye nakoreshaga ntabwo yemerewe inguzanyo. Ahangaha iyo wemerewe inguzanyo bahita bakwereka umubare w'iyo nguzanyo, bagahita bavuga ati amafaranga rusabye wenda ni 500,000 cyangwa 1,300,000. Noneho wowe ikintu ukora uhita ukanda hano next, ukanze hano gutya next, ugahita ushyiramo gutya next, uhita ugera hano bagahita bakwereka nyine amafaranga, bagahita bavuga ngo komeza gukoresha konti yawe ya Equity kugira ngo wongere. Ahangaha kugira ngo wongere inguzanyo kugira ugakanda indi next. Noneho ahangaha umaze hano gukanda indi next bahita bakubwira ngo ingano ni 39, inguzanyo wemerewe hafi 400. Ibingibi nyine ni amakode baba bafite. Aya ni amakode baba bafite. Ahangaha ubwo iyo wagiye mu gusaba inguzanyo uhita hano ushyiramo umubare w'amafaranga ushaka, ugahita ukanda hano kuri send. Ahangaha iyo ukanze hano kuri send ahita haba iki, uhita uba wafata amafaranga. Wenda tuvuge wenda nsabye 133,300. Ahangaha rero uhita wemeza. Iyo wemeje bituma ahangaha bahita bigenda nyine. Ariko njyewe urabona ko nta nguzanyo nari nemerewe hariya, ntabwo biri bugende. Ariko wowe iyo wamaze kubona inguzanyo yawe bihita bigenda. Niba unogewe n'ino video ibyo nkubwiyemo, kora subscribe ubundi ukore no kunzogera, ubundi hasigaye nibiza no gushoboka unyandikire muri comment umbwire ikindi kiganiro ushaka ko ubutaha nazakubwiraho. Ciao ciao, yari Toso de Baba. Ciao ciao.